Dore akandi kantu k'ubwenge ugomba kubuza. Wize gutwara imodoka urabimenya, ushaka na perime yewe urayibona, ubu umushoferi ubu ngubu ujya mu muhanda ugatwara. Ariko se uzi gutera ijeke? Ushobora kuba ufite imodoka nshya ukaba wiyumvisha ko atari ngombwa kubimenya, ariko burya imodoka nshya nazo ziratoboka. Imodoka ishobora gutoboka ipine mu buryo butunguranye nawe utabizi, ushobora kugonga umusumari utabizi, cyangwa se ukaba wanaca ku kandi kantu kagatobora ipine ry'imodoka bikaba ngombwa gutera ijeke. Nta nubwo ari ibyo gusa, impamvu zituma dutera amajeke ziba ari nyinshi cyane ku modoka. Ese wowe biramutse bibaye ngombwa gutera ijeke, itekerezeho kano kanya nk'umushoferi aho uri hose, niba uri kureba iyi video, wabasha gutera ijeke ukihindurira ipine? Ese wabasha gutera ijeke ukagira utuntu tunganya mu gihe imodoka yawe igize ikibazo muri rusange? N'ibyo bintu utabizi nabyo urasabwa kubimenya nk'umuntu ukoresha umuhanda. Hano narindi saa 4 z'ijoro ndi mu muhanda agenda urabona ko abantu bari kuntambukaho bakigendera. Hano nagombaga kubyikorera nkanjye nkahikura nkagenda. Aha nta kindi kintu ugomba guhita ukora no gucana double kinyotero ugatanga inzira abagenda bakigendera. None hari igihe uca no ku muntu agucaho imodoka yagukwamanye gutya mu muhanda, wamuhagarika ngagutize nk'urufunguzo akanga no guhagarara. Ariko burya nyaboneka niba umuntu ubonye imodoka yamupfanye uzi ko ufite urufunguzo cyangwa se ijeke, jya uhagarara utize mugenzi wawe, dukomeze dufashanye ibintu bigende neza. Ntago ari ibyo byari binzanye, ariko urumva ko nabyo byari ingenzi ugomba kubimenya. Ikintu kigiye kubereka hano rero nta kindi, ikintu kigiye kubereka hano ngiye kubereka uburyo mujya mukora amakosa kuri T-Cross. Iri ni isomo rya T-Cross. Murabona ko turi mu kibuga kinini cyane. Hano ni mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, aho dukorera ibizamini byo gutwara ibinyabiziga. Uyu munyeshuri agiye kwinjira muri T-Cross, ariko ikosa rigiye kubamo ndagira ngo mwese murirebe, kugira ngo murebe ikosa rigiye kubamo hano. Murabona ko imodoka yose igize gute, yibereye ku ruhande rwo hepfo. Urabona ko amakona yo hepfo umunyeshuri yayahitanye kabisa. Urabona ko uruhande rwa ruguru rwose rurarangaye, imodoka yibereye hepfo yose. Urabona ko ni imodoka yese yitambika mu makona. Ahangaha ubuhiye utashye ukagenda ugafata kandi gakode ukazagaruka ukagira gute ukagerageza. Ntago ibi bintu rero byicwa no kuba umunyeshuri atazi imodoka cyangwa se atazi ibi bintu, ahubwo ni igihe umunyeshuri asubira inyuma akaba yahawe ibimenyetso bimubwira gukata, akabwira wowe uzakata ubonye bigenze gutya. Ariko umunyeshuri akaba yamanuka akaza akabona ko habayemo n'agakosa, akavuga ati agakosa kajemo ni gato, yanarenzeho gato ntari bireka nkate ngendira ajyamo. We agahita bitekereza gutyo akiyumvisha ko ari bukati kajyamo, ariko mu by'ukuri hari igihe akata ahubwo bikarangira bigenze nabi nka kora mu bibonye. Ikintu cya mbere kiriho rero mu gihe ukora ikizamini, cyane cyane kuri T-Cross, mu gihe ukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, uba ugomba kugerageza gukurikirana formule zawe zose ku murongo. Nongere mbibutse ko turi kumwe na United Driving School, akaba ari kampani nziza cyane, ishuri ryiza cyane mu Rwanda rigufasha kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Waba wifuza uruhushya rw'agateganyo cyangwa se urwa burundu, wagana United Driving School. Ni kampani usanga mu Rwanda hose, ikagufasha ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Ikindi kintu nakubwira kuri ubu ngubu muri United Driving School nuko twamaze kubazanira ibinyabiziga bibafasha kubona kategori zose, yaba kategori A, yaba kategori ya D1, aya makamyo manini ubwo niyo mba mvuga. Izo kategori zose turazifite kuri site ya Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Mufate kode za Bugesera tubafashe. Ni ukuvuga ngo urabona ko mbere uriya munyeshuri yari yakase ipine ryiwe riringaniye na ririya kona, ariko noneho urabona ko akase ipine riri imbere y'ikona, ntabwo riragira neza kuri rya kona. Reka turebere zirita ziri buvemo hano. Noneho tureba hano bitandukanira. Nukuvuga ngo mbere yese ku bimenyetso asubira inyuma cyane arabirenga, ariko urabona ko noneho akase akiri imbere gake mu bimenyetso. Urabona ko imodoka yiwe igize gute, urabona ko imodoka yiwe none isa naho iri kwinjiramo neza agoroye hakiri kare. Pege so ikansi fafa bimeze bite sikajya ngora cyaryamye bro wanjye ni neza ariko tuca demarage. Umujene mureba mwita Karampenge, akaba ari umujene wigisha demarage hano mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Karampenge Imana ndakubonye mu nyakiri na mu gitondo batarakujagaraza bya hatari. In these days imyiteguro yawe imeze gute mani mugiye gutangira n'ikizami? Imyiteguro imeze neza, twarabateguye fresh. Yep. Turabigisha kugira ngo ejo bazaperforminge neza. Ikizami kizatangira ryari? Kizatangira ejo saa 1. Rero ntirajyamo siko mbona nta myuka bro. Konzi kubundi hano rero umuntu bawikaraga nk'umuyugiri. Nkaba mbona nazi wagwari VIP. Ahubwo
ubu kubera ko ejo hari gahunda yo ko bagomba gutsinda ndimo ndatekereza ibintu ngiye kubakorera uyu munsi wa nyuma. ikizamini kizatangira ku munsi w'ejo. barirwa muri iyo kampani papa? muri United Driving School. ubumwe driving school. much respect you maniga. osini byaye bamwita Teacher Karapenge, ni mu kibuga kinini cyane cya United Driving School. Abona ko mba ndi kwitabira akazi kabisa bikomeye cyane, ariko mujye mubwira n'ababosi banzamurira agashahara dore mba nitanze mwa abanyeshuri mwe. Reba nk'iri zuba rica umugongo kabisa, mba ndi kunamaho mbegurira ibiti mbaterera fresh kugira ngo mbateme isomo rya parking ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Akagasomeje ubundi narakigishije, uyu ni umunyeshuri ambwa ati giye ibi bintu narabirebye kuri YouTube mbona ibi bintu ndi kubyumva, ndashaka kunterera ibyo biti neza, noneho jewe nkatamo kano kamodoka muri parking mu minota mike cyane ukareba. Noneho murebe ukuntu hano hantu haba hari ibintu byinshi cyane biturya ibiceri. Uramuje nari kuzamuka wambaye agapira k'umukara kari amabara y'umweru, muri kumubona uyu uri inyuma y'imodoka yanjye, uyu ngo yaje kwishyuza ibiceri. Ngaba yagateye cyangwe niwe batubye gashayininga gutya, ahita azakamagarira uruhande uvuga ubu arashaka gitando cyo kurya, wetse uzurebe ntago yamvira uruhande ntamukoze mu ntoki. Urabona ko umujene akamodoka nabagateyeho neza, imodoka ibigomba kuza umundi ikajya kuri parking igororotse gutya kabisa. Ubu mbibutse ko mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata nanone ariho hantu ushobora gusanga bisi nziza cyane yagufasha kubona kategori ya D1 ku bantu mwifuza D1 muri Bugesera. Amarembo arafunguye pe, ni karibu cyane. Mu karere ka Bugesera D1 ziri kuboneka ku bwinshi cyane, ni karibu. Bayita kategori E, ariko umusongozi no umusazi iyo modoka byose arabicacura. Hano abakoboyi babume bavuga ati ariko uyu mwana ugana gutya iki kintu aba yuri aragitwara. Reba ukuntu abagabo hano b'imidigi babumiwe, ibigabo by'umudahano biba byumiwe. Ndaza ahita bavuga ati ku bushobozi mwabwa na United Driving School muve mu nzira nkorora umushumi mwumirwe mwabisambo. Agaje imodoka yose wa parike ipfa kubigendesha amapine. Ukiyaparika no guhita nyinjira direct. Ngira ngo urabona ko imodoka United Driving School iba yaziparitse ku bwishi. Ikizamini cya mbere dukora ni amakona, icya kabiri dukora ni parking, icya gatatu dukora ni circulation, icya kane dukora ni demarrage. Ikintu cya mbere hano ngiye kukubwira, kategori B igira ibizamini 4. Yo, what's up ladies, ni the one on the mic, ni kubitaniye na Shadi Bo mu gipangi wacu. Shadi bite sha dusoze. Yeah. Dusoze sha Shadi. I don't do this anymore. Why? Akira mic soze nyina abantu bari kureba. Dusoze bwati nitwa Shadi Bumba mu gipangu kwa Musongozi babwira. Man, how can you do this to me? Suza abafana bawe Shadi, ntabwo bazongera kugutuka. Suza abafana. See the hair? See the nails. Oh my God. See the lips. See the outfit. Keep See going. the outfit. With the